ufite Yesu wanesheje byose. Hanga amaso Yesu gira kwihangana, atanga ibisubizo mu gihe gikwiriye. Amarira warize ni menshi, gira wihanagure uri uw'igiciro, ntabwo yakwibagiwe. Hanga amaso Yesu gira kwihangana, atanga ibisubizo mu gihe gikwiriye. Amarira warize ni menshi, gira wihanagure uri uw'igiciro, ntabwo yakwibagiwe. Hana yarasenze abona igisubizo kivuye ku Mana, yinubiye ko byatinze. Pawulo na Sila barategereje bafite kwizera, imiryango ya gereza maze irafunguka. Hanga amaso Yesu gira kwihangana, atanga ibisubizo mu gihe gikwiriye. Amarira warize ni menshi, gira wihanagure uri uw'igiciro, ntabwo yakwibagiwe. Hanga amaso Yesu gira kwihangana, atanga ibisubizo mu gihe gikwiriye. Amarira warize ni menshi, gira wihanagure uri uw'igiciro, ntabwo yakwibagiwe. Nta joro ridacya, nta mvura idahita, guma mu kwizera, komeza gusenga. Iyo yakuremye ntiyakwibagiwe, irakuzirikana. Komera wicogora, tugiye gutaha. Amaso Yesu gira kwihangana, atanga ibisubizo mu gihe gikwiriye. Amarira warize ni menshi, gira wihanagure uri uw'igiciro, ntabwo yakwibagiwe. Hanga amaso Yesu gira kwihangana, atanga ibisubizo mu gihe gikwiriye. Amarira warize ni menshi, gira wihanagure uri uw'igiciro, ntabwo yakwibagiwe.